Se mami azi kwagayira. Kwa? Nshaka kujya kuri anti gayira. Suzi ko cyagiye yavuye hano arwaye nshaka kuri ko yorohe wabari. Urashaka kujya kwagayira? Yego. Kwagayira se? Kwagayira. Mbese urashaka kujyayo? Shaje. Ariko hari icyemezo nafashe muri njye. Ugomba gukora uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Hamagara Gayera amusaba imbabazi z'ibintu byabaye kirya gihe. Amusaba imbabazi z'iki? Uzagenda ukora icyo ushaka, ntushaka inzandiko uzandike. Ntabwo nzandika ziranditse. Zinyuze kuri televiziyo, unyuze ku maradiyo, bya ntacyo bimbwiye. Ubwo rero impapuro ndazishyira hanze. Ndazishyira hanze. Kuzishyira hanze rwose. Umuhungu wawe ari we wacu azibone. Nashaka zibone uzimuha zirarane ajya azirirana washyira no mu mifuka ye rwose bya ntacyo bimbwiye. Ariko noneho ndumiwe. Ça va ma chérie. Bisnyuka. Umusoza yerwazo yambaye imyaka myinshi mukubona. Oye byo tubileke uba wakino wamboneye nebyo obyo tubileke. Ndatekereza tukomeza akacupa kawe nkagurera nta kintu wamariye ariko mu buzima turazahurira aha. Yasuvuga ngo nta kintu nakumariye umva ukuri uko ndi kukubwira sibyo? Oye byo tubileke uba wakino wamboneye nebyo obyo tubileke. Ndatekereza tukomeza akacupa kawe nkagurera nta kintu wamariye ariko mu buzima turazahurira aha. Yasuvuga ngo nta kintu nakumariye umva ukuri uko ndi kukubwira sibyo? Niko meze neza. Naraduteye ubwo buriya munsi. Ko mwana warakuze usigaye wibwiriza no kuzimara abashyitsi. Narakoze chérie. Umva reba Josephina umubwira agire vuba. Umwana mwiza pe. Umukobwa wanjye ni imfura cyane. None se bite? Nenda musezeranyije kumusura rero ndumva nishimye ko nongeye kumubona. Twaraganiye kijya gihe nta rwose bari baduteye ubwoba pe. Tize umwana w'umukobwa abaye iki ko? Ese bisanzwe bikubaho? Oya ntabwo bisanzwe bimbaho pe. Nyine niyo mpamvu n'ubwo nta kibazo mfite n'ibintu byabaye nk'ibitunguranye nyine ukuntu. Niba nta bindi bibazo by'ubugwari byo ugira. Oya ntabyo. Nizere ko byashize. Byarashize rwose meze neza. Ndabibona ko nta kibazo. Ciao urakeye pe. Warakoze. Urakeye kabisa. Yawe. Nukuzabwira rero Angela akaza kudusura. Yego ko ubwo sinzi n'ukuntu umutanze. Kuba wava hano. Abantu bose bayabasabye uruhushya bagize gute ndagenda ginye mundi nenze ngo nago zaza taraza. Hani mumva si. Nyataje. Ndi nyine twari turaho tumeze neza. Ndavuga ati kanze ndewe bagira neza kuko nukuri mwaranganirije. Ariko munyitaho numva ndabakunze cyane. Nabirenze umuntu agira ikibazo yose ubwo wabireka koko. Sibyo ko na papa wasanzwe ari inshuti ya muzehe. Niyo mahirwe nagize tu. Noneho nanjye nkaba nari mpari nta kibazo pe. Ubu ni sawa. Muri weekend se ntujya ukora? No ntabwo ari kireka rimwe na rimwe akazi kabaye kenshi. Ariko umunsi nyine ntabwo byari ngombwa ngo nahise mbwira Dana ati mbabarira tujye gusura ya famille. Hakurikije twita ku bantu. Ese ko ariko kazi kanjye ka buri munsi abantu mbitaho buri munsi ntabwo ari nibwo buzima. Ese haryo bambwiye ngo umuganga. Yego. Okay. Biragaragara aho ngo ufite ukuntu nyine bitwara mu buzima busanzwe akuganiriza ugira ukumva aratuje ukumva ni byiza. Ahubwo uwo mugeni ikamubaze akantu kumbwira uyu muganga wenda aricyo wabimfashaho.
nk'ubu mu buzima haramutse ari nk'ikintu cyaba cyarakubayeho kera ariko nyine uko ukura kikagenda kikugarukamo wenda kugeza no mu myaka yacu nyine ukaba icyo kintu kikurimo waranze kukibagirwa. Ni iki wakora kugira ngo icyo kintu kikuvemo cyongera kigaruka buri gihe mu matwi yawe mu bitekerezo byawe? maze rero nubwo ndi muganga ntabwo ndi muganga w'ibyo byagusaba kureba abaganga babyigiye ariko bivana n'icyo kintu icyo ari cyo. Hari ibintu bitajya bidushiramo kuko tuzigeze tubivuga duturenyuka ngo tubivuge kuko iyo ugenda uvuga ibintu umutima urafunguka nabyo bikagenda bikuvamo. Niyo mpamvu uzajya mba bakubwira ngo ujye gukira indwara arayirata. Umuntu ashobora kuvuga ibimurimo bikagenda bimusohokamo inyuma akamera neza. Ikintu rero nakugira niba ari wowe nakugira inama ko wareba nk'umuganga umuganga wa psychologue akakugira inama y'ikintu wakora. Bitari ibyo ariko n'indi nama yoroshye ni ukureba umuntu w'inshuti wizeye ukamubwira icyo kintu cyakubayeho kuri ugenda bimubwira. Buri hari abantu benshi banga kurira ariko iyo uvuze ibintu byakubayeho ukareba uraruhuka kandi burimo gukira. Gusa ku buryo ibyo bintu ubonye ubibwira wabyibagirwa ntibikajya bigumye bigaruka mu mutwe wawe. Kubyibagira ntabwo navuga ngo wabyibagira ahubwo kwa kugukomeretsa ukumva ko kikiri ikintu kibisi byashira ukiyakira. Ni wowe byabayeho se? Ntacyo nakubeshya nyine mbona mama mwiza ariko sinzi ubwo ngubwo tu wenda njye ntabwo wanyizera urumva ariko uzashaka umuntu w'inshuti yawe umuganirize akugira inama wenda nanjye mbifitemo experience kuko urumva n'ibibazo duhura nabyo buri munsi ariko kandi ntabwo nagutegeka mu nyisanzureho unanyiyumvamo n'ibintu byose. Ubwo ndabimenye wenda umuti w'icyo nakora ubwo n'ibicobokera nshobora kuzashaka uwo muganga wenda wabyigiye tube twaganira n'ibitanankundira nyine kuba mugari nzari umuntu nizeye tuganire numve ko wenda aricyo byamfashamo ubwo reka mbitekerezeho kuko ni ukuri na kirya gihe urebye n'ibyo bintu byari byambayeho. Kirya gihe nabwo nagize ikintu kiri shaka ukuntu nibuka ibintu bituma nyine mera kuriya pe n'ubundi nta kindi kibazo ngira. Ikintu gikomeye mami ni ikintu gikomeye pe ariko nta kundi nyine ubwo menya umuti nzajya ngerageza uzatinya ko bizashira. Uzatinya kuvuye bizashira umuntu avuze ikintu kirago reka ndabe mu gikoni wa mukobwa ibyarimo basaza hano mu nzu. Ndetse no mama ni umuntu mwiza niyo mwana wiwe kamumeze muganirize wenda ubundi mbimubwiye ko nabi wacu azi nta n'iki kabanza ndebe ko ari umuntu mwiza nimba nta kibazo niyo nzahitamo mbimuganirize mbere ko aricyo yabifashamo. naho ubundi Gahira yaje kukiramera neza ndetse nuko nakomeje kubura umwanya mba naraje yakomezaga binsaba akavuga ngo azaze hano aze gushimira madamu wanyu mu gushimira uburyo yamwitayeho ariko kubera nawe urabizi ukuntu mba ndi muri shuguri komeza kubura umwanya ariko ngeze amahirwe. Oya ni byiza kandi no muri iki gihe ntabwo biba byoroshye nawe ntawe wabikugayira wahuye n'ibibazo ariko byitwaramo neza ariko bugize ikibazo cyankomereye tu namaze kubona ko kurya umubyeyi w'umugabo atarimo mbese atuzuye neza. Uranyimara kubona kiriya kibazo cya Gahira iyo nza kuba mfite nk'umugore byari kunyohera. Hari ibibazo Gahira yagize hari utumenyetso nagiye mbona mbere yuko agira kiriya kibazo ariko simbyiteho nk'umugabo nyine urabizi abagabo kuzinduka umuntu agenda akagaruka bwije nta nubwo tunaganira birambuye kuganira biciye hejuru no kuganira ibintu mbese bidafashije bya bindi bigize aba yaramwiye ikibazo yagize kuko mbere ya hariya na kiriya kibazo nagiye mbona utuntu ariko sinduha agaciro. Byongeye buriya n'abakobwa n'abantu bagira amabanga badapfa kuvuga ikintu
nyine bikaba bya bindi by'ikintu urabona mu bintu byinshi umuntu afite mu mutwe ukabona akantu akagahita karangira ariko ubundi baranabivuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo burya kuba wenyine uri nyakamwe ntabwo ari byiza rwose buriya urabona nk'umwana w'umukobwa nka kuriya buriya uza kugira umugore ari kujya kubwira akaguha raporo y'umwana uko bimeze iki byose ukabibona ndetse mukabijyamo n'inama urabonye se ngewe ko byambayeho nahise niruka nshaka uwo mwanya byihuse kugira ngo icyo cyuho nyine ntizibe kandi urabona n'urugo rwanjye ukuntu rukomeye niyo mpamvu nyine gusa nibaza iyo namuzana umuntu nta kintu yamumarira ntacyo yamumarira ariko amaze kuba mukuru ariko we yagira icyo akumarira aho kuba wenyine se amaherezo n'ayayo agumye kubitekereza harimo gushaka umugore nkabona bitanyoroheye shaka mbona ufite ubwoba ukanyagwa ubwoba bwo ushaka agari ubwoba sijya ninjye ibintu bibere bari ku umugore mba numva sinzi aya mugore ni ngombwa kuko umugore niwe nyir'urugo umugore niwe wubaka umugore amenya ibintu byose byo mu rugo ariko ubwo amaze kuba mukuru nta ngaruka zindi zihari nawe ubibona nawe kandi nawe ukamwiyegereza mukaganira ukamwereka ko muri hafi ariko igisigaye n'uwo mugore nawe akagira icyo akumarira ariko uzi kuba umwe wenyine rutoki abagabo ntabwo biba byoroshye ngira ngo nyine nk'uko wabivuze wa mugani gukurusha umugore bakurusha urugo urumva hariya nugura mu gitondo nagiye buriya niyo yagira ikindi kibazo kindi yakimisha simbimenye kubera ko ngiye mu gitondo mu kazi nawe aragiye tugarutse nimugoroba ni ukurya ni ukuryama nuko ariko oya wikubita agashyi urebe uko wabigira Meze neza amakuru meza ko uje igitaraga mbwira ngo uranshaka ni amahoro oya banza umbwire ko papa wawe na mukase badahari oya ntawe bari bagiye mu kazi urabyizeye ya dadi yagiye mu kazi mumwe nawe agiye mu kanya nyine ubona ko agiye mu kazi ntabwo bigari rero ikintu cyari gitumye ngo uhamagara igitaraganya hari ibanga naguhishe ibanga wampishe yego irihe banga rirahari kandi bikomeye ngira ngo nkumenere ndikubwira ubumenyi aha bigeni urabizi ko mama wawe twavukanaga urabizi neza ndi nyoko wanyu iyi mitungo yose ubona ni iya mama wawe ni iya mama wawe ni iya mama na papa nyine umva nkubwire ivuga ngo ni iya mama na papa mama wawe yashakanye na papa wawe nta kintu afite urumva basezerana ivanguramutungo risisuye uri kumva papa nta kintu yari afite n'ibyo yari afite byose byari byo yarahombye ibi byari bya mama wawe noneho mama wawe avuga ko nugira imyaka 18 ibi bintu byose bigomba kuba ibyawe ibyo bintu mbwira uravugisha ukuri ntasobanura nkubeshya mbese kuki byagejeje iki gihe cyose utanyandiriza urabona rero ukubwiza ukuri ukiri umwana utara koko mbese ubigiye nakurindinze ngira imyaka 20 n'ingahe hafi 30 umva nkubwire ntega amatwi ntabwo ibi bintu byari byo guhubukirwa byari byo kwitonderwa sibyo urabona rero ukubwire mbere bikagenda gute ariko ubu ngubu iki nicyo gihe ukabimenya ni ukuvuga ngo papa ankora kuriya abizi neza ko imitungo yose arimo kugira ariya mama yose ni ya mama wawe nta kintu na kimwe hano yemerewe migero wana nakubeshya mbese papa we nta kintu yagiraga gute kandi byose mbona papa wawe ibyo yari afite byose
umva byarahombye n'inzu yari afite ni nkaho banki yarayiteje. Ibi byose ni mama wawe wabizanye bariyegeranya kugira ngo babane. Ntabwo nabikubwiye. basezeranye ivangura. Yego, ni ukuvuga ngo rero mama wawe bakimara gusezerana ivanguramutungo risesuye yambwiye ko ibi bintu byose bigomba kuba ibyawe, naramuka napfuye ngomba kuzabikubwiza ukuri ugize imyaka 18. ubwo rero urandabara ko ugiye kugira imyaka 30, imyaka 18 njye nayigije wari utabona. Simbike ako utangiye kunsubirana inyuma kuba mbikubwiye ugeze aha ngaho aho ubaye umugabo sibyo byiza. Ntabwo nasitinze. ubu ni ukuvuga ngo papa yikoraga biriya bintu byose mubwira ikintu icyo ari cyo cyose nkabona yakigize intambara, yampinduye umusazi, yampinduye ikirara, yagize ibiki. Miguel rero nubwo mbikubwira nkabona biragutunguye cyane cyane. Ariko ni gute natungurwa ngiye kugiza imyaka 30 ngo nabikubwiye. Ntugomba ibyo bintu nari mbifite uburenganzira ku myaka 18. Nkabaho muri ubu buzima kurinda nyingana gute uri aho ngaho bizi. Ntega amatwi Miguel, mu myaka 18 ntibari gushaka umugore, ariko tuvugana ubu ngubu ugomba no gushaka umugore ku buryo umuryango wa mwene mama utagomba no kuzima. Urumva neza? Ibi bintu byose bikongera bikaba ibyawe. None se mu myaka 18 wari gusa n'umugore? Mbese ubundi ikibazo ni inzu yaha gusa cyangwa n'imitungo yose nzi ni imitungo yose uzi ujya ubonesha amaso yawe, ni iyawe ni iya mama wawe. Kandi Miguel nkubwiza ukuri, hari inyandiko mama wawe yasize yandikiranye na papa wawe, kandi izo nyandiko zirahari. ibyo by'inyandiko n'ubu atari byo ngombwa, ahubwo nshaka kumenya papa we ntabwo nyuma y'uko mama apfuye nta yindi mitungo yagiye yongeramo. Ntayo, ni iyi ngiyi yagumyemo ashakiramo umugore. Ndagira ngo rero nkubwire ubigendemo gace, nubwo mbikubwiye nibanga nkumeneye. Papa ziriya kampani ari amafaranga yose afite byose ni ibya mama wawe, ntabwo ari ibye. Bamutereje cyane arasigara nta kintu na kimwe. Nta na kimwe. Miguel, ibi bintu nkubwiye uramenye udahubukwiye kubwira papa wawe. Kuki ntabimubwira? Miguel, ndakubujije. Nese ubimbwiye kugira ngo bimare iki nari buhite. Genda gake uzagenda ubimubwira gake. Urahita ubuka umubwire ko wamenye ibintu uyu munsi. Miguel, uragira ngo bigende gute? Ko nava ku kazi nicare mubwire ko agomba kumenya ko nibura ari ngombwa. Papa wawe nabonye ukuntu asigaye avuga agiye ubwanjye n'ukuntu anyitwaraho. Nabonye hari ikindi kintu yishingikirije. Miguel, utazabigenderamo ukaba wanapfa ukabibura ibi bintu. Anisitante numva iyo press ikomeye mbigenze none. Nyine wowe uzagenda gake. None se ntabwo tuzajya tuganira njye nawe? Uzabimubwira gake. Ufite ibimenyetso ko Miguel, ndakubwira ko mama wasize yanditse impapuro zihari, ni gutumbira ko nta bimenyetso bihari. Reka mbitwaze gakeya. Nta kinyirukansa wa mugani nginjiyemo wasanga hari izindi ngaruka zibaye, ugasanga n'ibimenyetso birabigishijwe cyangwa mbuze uko mbigenza. None mbitwaze gakeya. Bitwaze gake, ugende gake. Urabona ko umaze kuba umuntu w'umugabo kandi ugomba no gushaka urugo, sibyo? Ukabyara umuryango ukunguka. Urumva uramenya udahubuka, kuko nabonye papa na mukaso ni abantu ntazi ukuntu imyitwarire yabo. Urebye nabi rero Miguel, wanabihombera ubuzima bwawe ukabubura. Ubwo rero icyo nicyo cyari kinzanye, reka mbisubiyeyo, sibyo? Ariko uramenya uceceka. Nta kintu ndi buvuge, nta kintu. Ndagerageza ndabyitwara. Sawa rero. Kumbi ibi bintu byose nirirwa nsabirizamo mbaka amafaranga ngira ibiki ni ibya mama. Nibyo mama yansigiye agira ngo mbeho neza none. Yo ariko uzi ko ibingibi ari byo mamirirwa kubwira. Ngangwino ujye kunyifashiza muri reka kubwire rero ntabwo kiri inshuti yawe.
kuva uyu munsi ubimenye urakana kabi narakwandura urakana kabi cyane. Nakoze iki se kandi? Oya tubyihorera ariko ntabwo uri mwiza. Ntabwo ndi mwiza. Kaje n'umbwira ukuntu nabaye mwana mu. Igenda hoshi ntabwo nshaka ibintu byo kurimanganya uzana ibintu ntabwo mbishaka. None se kuvejo se wandeka. Sibwo nikikuvugisha nje nagutwaye iki? Ubwo ntabwo se byo wakoze rero. Uri kwivugishwa ngo uriya mukobwa n'umwana mwiza ngo yakunze Miguel ngo sinzi ibintu byinshi cyane. Sibara basibona bandusha iki ku buryo baza bakantwara berega Miguel n'uwanje. Uguseka iki? Ubu ngubu tubarasetse Nyaruguru. Ese ubu ngubu biriya binusha ariko yozo mana yanjye base tuzajyana kumusura. Akorera ntuncumuze ntumvugisha amagambo menshi. Nakubwiye ngo ntagukira inshuti yanje barabase ntakintu niki na kimwe bandusha. Ko ndi mwiza ariko ndi mwiza pe. Ndi mwiza ntakintu mbaye ntakintu bari bandusha nta nico banandusha rero. Erega numvisha uri kwivugishwa ngo uriya mukobwa ngo numwana mwiza ngo hajya ngo yakoze ikindi bandusha ikibariye amataye se ni ako ndi mwiza taguje bibona ariko uje unashkweza ngo banzaniye ngo kantu keza ngo kaga kadongo ko kwambara birase ni tutabikora nje se mpembwa amabuye uzikita bwana amafaranga atako nakazi uzikita kibuga cyari kwiratana kushuri twajyaga turi akaweka kagenda kabyutsa abantu mu nzira kameze gwe ariko yozo we kwanza nana kuyamya tukajunyita yozo ujunyita fina we narakwanze ndagukina inshuti yanje na rimwe uri gusekera nde cyangwa uzi ngo ndaneze ngati genda ugurese karaga kadobazi nahembwa se ariko kwanza wimbaza amagambo menshi barakaguhanye ariko rero reka nkubwire Miguel n'uwanje n'undi bizarangira mukukanye nta muntu uzamuntwara n'uwanje rero ibintu ba muri kwivugisha ngo yaraje ngo azana kado ngo hajya n'ibiki bindi bambwiye ngo yazanye ngo umwenda wo kwambara ngo ashira ngo ntuze ngo ifite ngo amaboko ukavuga utuntu tw'utugambo twinshi karakantu rero nta nubwo kaba gahenze turiya n'uduhenda abana kubera ko akunda Miguel. Suri guseka iki? Ase wabaye. Barasetse Nyaruguru. Yemwe ndakwa sigaye nkwanga no ntakwe. Ngwino tugende nyifashize muri plan. Tagukira inshuti yanje narabikubwiye bati. Ariko sugurana Miguel yakwemera muri make. Mbanga aravuga ubusa. Mbuziki nje uri kubona mpombye iki kubujya atanyemera. Ikira gikobwa gisakuriya ikiri kwigendeshwa guca kigenda guca kigize ukuntu bati njera ntago bizi nambaye neza bati wacu kera twarabakere niko twaje gukena ariko buri areka nkubwire nambaye neza ngakubita amagakweto keza subundi uje ubona ndatangiye kumenya umugi utawubeye siba nawe rero wimbwira ngo Miguel ntago yanyemera arananyemera niba utari unabizi nja naryama kanabirota none ubimenye ndanabirota we utazongera no kumbwira guco nose kugira ngo azakwemere tujye muri practice umfashe no ndaza kugira mama azakujyana mu mujyi akugurire imyenda myiza ese wirirwa mwikanzi imwe aho mbwiye si yo bahagiye baratega ufite amafaranga yo gutega muri practice se ni hehe ariko yo wabaye ute nabaye ikiri kubona mbaye iki muri practice naha nta mafaranga mfite yo gutega n'impembwa uzambwire ngo erekeze nabwo wariyunze nanje utagikomeza kumbwira ngo nguriya muntu ngo ni mwiza nguriya ngo yagize guca ngo ndi ngwagira guca uzana ibintu byo kuzaje ushaka kumfobya unserereza uje umenya ko ako warambabaje warambabaje nipfa mu Imana none sinzongere kumwakira uriya mukobwa inyandiko y'agahinda kanjye
n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite